injira. Please, Teta amakuru yawe. ni meza teta, umeze ute? Iminsi myinshi. Myinshi. Kugenderera n'amahoro. Nayo kumbi. Karibu. Amakuru y'iminsi ra aranyanze muri iyi minsi. Sha Brice ntabwo bimeze neza pe. Ntabwo bimeze neza na gato. Brice mfite ibibazo bimerenda. Mfite ikibazo rero ntuba warambwiye, ese byagenze bite teta? Waragiye ukigiriye aho umbwira, mbona n'amakuru, waba ukinampamagara? Aho umbwira byagenze bite teta? Brice ni ibibazo gusa. Maze iminsi nta kazi mfite. Ubukene bumere nabi Brice. Noneho n'umukobwa tubana yaratravuriye. Brice mfite ibibazo. Sinzi niwe wabimfashamo. Teta ko numva bikaze. Ese kuko utari wamagaye kare mbere y'uko uza basi tukareba nk'ubu? Ikibazo rero muri iyi minsi nta nubwo urabizi iby'abahungu nanjye simeze neza. Kandi inshuti yanjye irabizi. Ntakanagufashije ariko nanjye nta kuntu meze. Nese uwo mukobwa basi ntiyakubwiye mbere uba ubitegura, yaragutunguye aragenda gusa? Rega Brice, urumva umukobwa twabanaga nakubwiye ko yatravurize kandi niwe wamfashaga pe. Wamfashaga muri icyo gihe nta kazi mfite, none yamaze kugenda. Noneho ikindi kibazo mfite Brice. Landlord murimo amezi 3 ntaramwishyura. Yambwiye ngo bitarenze saa 6 musohokere mu nzu. Brice, ko ari inshuti yanjye mbigenze. Brice mfasha. Brice mfasha. Teta ndagufasha iki kuri? Ikibazo rero yabana nabimbwiye kare. Dore n'amafaranga nari nsigaranye, petit frere kigiye kujya kimpamagara ngo wakirukanye ku ishuri. Sinzi ibikosa cyakoze nacyoherereje. Ariko kweri uzi ndagufasha iki? Basi umbwira dukora iki? Ariko ntabwo mpagaze neza pe. Hari icyo wumva se basi twakora kindi turebe ko byashoboka? Okay. Pardon. Brice, urabizi uyu mushuti zanjye ni wowe nirukanye kubwira ikibazo cyawe. Ndabizi pe. Hari icyo ushaka kumfasha. Pe. Amafaranga mfite y'inzu nawe ndabizi ufite ibibazo. Ariko ndakwinginze Brice nkeneye kubana nawe. Uncumbikire gusa mu gihe ntarabona akazi. Ninkabona Brice nzahita ngenda. Please I beg. Fasha rwose mbe mpabaye iwawe igihe gitoya. Hasigaye nanjye nishakira akazi. Please. Fasha. Utubane? Teta ntawe jya uba umuntu urumva byagaragara bite? Ntabwo byashoboka teta. Turi inshuti pe. Ariko kubana oya. Ahubwo reka nkwereke buri kintu ntekereje. Ahubwo se oya, ariko teta byo kubana byo oya. Please. Wishimiye ko mu muhanda mba marine. Ese urabona rubanda ruri hano hanze? Urabona ntabansebye koko kubona nirwa nzira ndi umukobwa w'inzererezi hanze nabuze ahantu mba? Brice ndakwinginze. Basi se ntabwo nkeneye kuryama nawe mu cyumba da. Iyi saro ntiwashyiramo n'amatera nkaryama? Brice ndakwinginze mfasha. Nimbona akazi nzagenda. Ariko byibuze ujye uryama mu cyumba ushyira akamatera hano muri saro mbone burakeye gusa. Yewe nkeneye aho negama gusa mbone burakeye mbe nshaka akazi. Ibyo Brice. Brice uri inshuti yanjye ndakwinginze, mu nshuti zanjye niwe nizeye. Mbabara sinshaka kuba indaya Brice. Ndakwinginze. Ako rero teta nawe urimo uragorana pe. Ase uko no mu nshuti zawe nta n'inshuti z'abakobwa ufite mwari kujya kubana koko? Ubu utari kungora. Tureke n'ibyo ngibyo. Reba noneho abajama banjye ntibazajya ngo twanashakanye. Kubizi ntabwo bamenya ibintu biri kujya mbere. None nabibwira ntiyabyumva. Ibaze umuntu wabona na landlord wanjye n'ukuntu afunga umutwe uramuzi ushize nabikubwiye. Niyo uri umukobwa aje hano kunsura byabaye intambara. Urumva ibintu bigende gute kuri? Urumva atari basi se nta n'inshuti y'umukobwa tumuhamagara? Yenda ndabigufashamo tumubwire ko ikibazo kimeze ariko teta abantu barabireba gute babona nzanye umukobwa mu nzu kweri turi kubana? Ibyo uvuga bo ntabwo babizi. Ni ukuvuga ngo barabifata uko nguko, bo barabizi ko byanze bikunze nituvukana urabizi. Nubwo uri inshuti yanjye ariko teta byagaragara nabi pe. Abakobwa b'iki gihe se abakobwa b'inshuti zanjye ndabafite pe. Banafite ubushobozi ariko uko ubizi abakobwa aha hanze nta nshuti mfite. Ibaze byonyine kujya kurara y'umunsi umwe Brice. Uzi ko amakuru yose yagenda azenguruka
teta nta kazi agira, teta bamuhagaritse ibyo simbishaka. Urumva? Niyo mpamvu rero nshaka ko umfasha pe. Fasha rwose wenda inshuti zawe zizajya ziza Brice mbabara ntega amatwi mubwira akamukama. Inshuti zawe nizo zizajya ziza. Ngiye rwose nzajya nsohoka ngiye imbere ngaruke nimugoroba batashye. Humura rwose ntabwo nzakuraburiza ko hano haba umukobwa kandi ndabikwijeje. Bajya nigendera ngo nimugoroba ntugire ikibazo rwose. Reka teta ibyo ndabyumva kandi tugera gusa no kwirengagiza numva rero n'abahungu urabizi ubuzima bw'abahungu hari igihe nk'ubu ngubu nshobora kuba nibereye hano ibintu byo gusasa nshobora gusasa nka rimwe mu cyumweru nkabyuka nkigendera nshobora kuba nibereye aho ngaho nkigira no kujya guhura n'abahungu banjye tugasangira n'akantu gataha n'isaa munani saa cyenda z'ijoro hanze n'iryamye ubuzima bwanjye urumva utagiye kukumbangamira kwe ibintu by'abakobwa ko mbizi utuntu twanyu twose tw'udusuku twa hato na hato muba mukora ibintu byanyu muba mushaka ngo mujye ku murongo ibintu byanjye bifite uko mbitwara ubuzima bwanjye namenyereye urumva utari kunkora kwe kuko haretse ahubwo tukareba n'umukobwa tukamubwira wenda ngiye nkagufasha tukanamusabira tukareba ko yabyemera ariko ukareba kuvuga ngo nukuri teta byagaragara nabi bitekerezo uri umuntu mukuru. Erega Brice ntugire ikibazo. Ukogereza ibyombo ngo ibyombo ngo ntabwo byoza ngo ntabwo uteka ibyo nabikora. Erega nanjye ndi umukobwa sibyo? Okay, hari abakobwa tuba dutandukanye n'abahungu ariko mu gihe ndi hano nagukorera amasuku ngakogereza ibyombo ngakoropa ariko ikintu nagusaba ni kimwe nkanateka pe ariko kambabarira Brice nkunda kubona muvandimwe wambaye amakoboyi utazampa ibyo gufura imyenda uzashaka umuntu ugufurira sibyo? Ibindi byose nabikora pe nta kibazo rwose n'ibyo abakobwa dushinzwe ni nako kazi kacu ariko ibindi uzambabare ntago nabikora. Ubu kandi utangiye kuzana imyenda wenda ntuzanyibasira ikibazo nawe urimo gukora ibintu bashaka abantu bazajya twanashakanye teta wenda imyenda igiye ireka njye nzayifura ngaho ibibazo umuntu uzazana agasanga yifura imyenda noneho azafata bati bano bano babaye tutashaka kunshirishamo teta ubutari wa mwana azajya avuga ati dore usanga ibintu naduteranyije niyo ntabisobanura ibintu ntabwo azabyemera ntugiye kunshirishamo ariko wenda ibyo tubireke da uri mushiki wanjye ufata nk'umushiki wanjye mbese basi uzamara igihe kingana gute? Ariko wisetse ngo ariko Brice ntukansetsa bora ubwiye umusheri wawe ntuzatuma ibintu bipfa urase kugira ngo ni ukubera teta ngo biroroshye ntabwo umuzi mva nkubwire ese bibaye na ngombwa da niyo yanaza agafuha turi kumwe hari ikibazo se oya my brother oya okay reka nkubwire sibyo njye pe nzamara ukwezi kumwe gusa cumbikira ukwezi kumwe gusa n'ibyo kumbwira ngo umusheri icya mbere no kwizerana ni mwizerana ntabwo mwizerana ariko ibyo uri murabizi wari usanzwe sheri wari kubana n'undi mukobwa wawe namusobanurira atabyumvishe ariko uriya mukobwa uramwibagiwe ahubwo afuha nabi niyo ibintu bituma rero utandukanye nawe ntabwo byavamo niba Brice muvandimwe washakayemo cumbikira teta ukwezi kumwe gusa ahasigaye mbona akazi nsohoka n'izindi ahubwo reka nkwereke njye ndaza kumuhamagara kugira ngo tuzagira ikibazo bimubwire turi kumwe ikibazo nabwo ashaka gutera amahane ariko buriya azageza buri munsi buriya azageza gucekinga rero dore nsanze ndimo ndirebera bya turo nsigaye mbyinamo hari video twari twafashe ubushize ntabwo twagiye kubyina usanze ariko ndi kureba ahubwo se sinanakwakiriye teta uramuke umwana wacu ari mu rukundo kabisa muvandi turaje ariko umva Brice hari story nshaka kugutera nuruzi bibumbwiye ngo sheri wawe Brice nawe n'ikibazo muri ya minsi narindi hari umushiti wanjye ataratravelinga ngo agende nari mfite umutipe w'ibogari naryamagamo nkavuga ati igira neza data uwo mutipe aherutse kuza asanga ndi kumwe n'undi mujama nk'uko nyine nashaka kuba iwawe asanga ndi umva si ukukubeshya pe
umujama twayiganye tronkome arangije araza abyimba nka dendo arabyimba dore amatuza arabyimba ngumva ngo shu ngo aka kanya ngo turangizanye ntamaze ntaranamenya gahunda ntaranamenya uko bimeze ntazi niba ari umukazini wanjye ntazi ko ari iki tipa bari kubisaragiye wa mujama ati umva twigumanire jama afite amafaranga afite idolari ubu ntegereje gusa kwazi ukwezi kumwe yanjye nabona akazi nakabona bri nzagusharamisha ibyo by'umukobwa ngo umukobwa umva natakayemo umuhungu afite hano icecekere gusa maze nisinzire nihwerere kuryama ku musore w'amatuza we bri umura ntabwo nzakundana nawe ngufata nk'umuvandimwe ubu ndi mu rukundo nanjye yalla ibyo uvuga ibyo se ngo byo gukunda nawe urabizi ko bitashoboka ngaho umuhungu we ko yagiye atahagumye ibyo nakubwiraga rero ngaho ibibazo uriya mwana naza agasanga noneho turi kumwe bizagenda bite yorosha rero ngo ngire experience nk'iyawe nanjye ahita agenda ngo nshaka undi asa ubundi ko utagiye kubana n'uwo muhungu wambwiraga ugahitamo kuza kubana nanjye urashanga kandi teta ariko ntarebe nyine tu ariko niba nansubije bwira akantu nkuzanira wasanze muzerega buriya dore ubwo nyine nabyuka uko maje ku bintu video banyohereje nta kintu nshaka cyo kunywa navuye mu rugo maze kunywa amazi ariko reka nkubwire bri isi ni ikintu kizenguruka nturuzi n'uwo musheri wawe ntuzi ko muzana abana ni ugukundana nyine ni uguteganya sibyo nibyo bri shobora kuba ndi n'umuvandimwe wawe gutya nkavuga ngo ndi petit sere wawe ariko ntawamenye ukazasanga rimwe byataka umutima wawe wenda ugasanga uje n'uwanjye ntawamenye we tubane mpora ariko teta wigize ibiki nibyo ntabwo byashoboka ariko gusa uri umuvandimwe neza ibyo bindi wazana bigiye biranashoboka ntabwo byashoboka birashoboka ariko teta igihe n'ubu byashoboka ngo byarangira tunabanye uzanabaze shaka ntabwo byashoboka ariko ubu uriya mukobwa umuzi ariko teta ngenda ndamukunda ubwo ino ni risike mbagiye gufatora inshuti yanjye akora mwana ese ubizi nkayibaze mubuze kubera we teta usaba ikintu uzagikora ni kimwe nta kuntu wajya kuko wabwiye ko mushaka akazi n'uko ukajya ugenda ukaza nimugoroba abantu ntibabimenye cyane wenda bakavuga turiya ntibiteze ikibazo maze rero nk'abantu bakunda kuza hano kumanywa kunsura akajya bagusanga buri munsi ejo yagaruka akagusanga wowe utabyara ikibazo wowe wakuru ujya gushaka akazi genda wirirwe uze nka nijoro kuryama byaba ari sawa se ngo nuko umwana wawe ngo afite nyashi okay njye nzibera nka karyaruko neza ko tugiye ariko inzu nziza atangira ndashaka kureba mu cyumba cyawe atangira no kwiya wambwiye ngo nawe ujye usasereka nsasa kandi teta atangira no kwiya kare mu cyumba kandi uzansenyera